telefone yabaye ikibazo hagati y'abashakanye ni ukwitaba ukayitabiraho uwo mwashakanye atareba, ni ukwandika message ukazandika cyangwa ukazisubiza ubanje kureba ko atari kukubona, cyangwa se ukazisoma ubanje kureba ko atari kukubona. Ni ikibazo gikomeye cyane. Abantu basigaye babana ariko imitima itabana, abantu bakabana ariko mu by'ukuri badahuje. Umwe afite abandi akunda, afite abandi yitaho, afite abandi yahaye ubuzima bwe, urugo rukaba derese gusa. Sinzi rero mwe uko mubibona, ariko ubona bigeze kure cyane, bigeze kure ku buryo ingo z'iki gihe ziba ziri mu manegeka uko biri kose. Telefone igomba kuba iri mu mubare w'ibanga mugenzi wawe atazi, atabasha kumenya, ariko ntabwo ariko byakabaye bimeze, siko byakabaye bigenda, kuko umuntu mwashakanye, umuntu mubana nk'umugore n'umugabo, mwakabaye mudahishanya, mwakabaye muri n'inshuti cyane, ku buryo ahubwo ari we muntu wihutira kubwira ibyakubayeho, kubwira ibyo wahuye nabyo, kubwira ibyawe. Ariko siko bimeze kuri ubu. Mwe mubona mutera rwose ngo z'iki gihe ko ujya urebye neza ubona zubatse mu manegeka, kubona zitakomeye. Ni ukwirinda. Umuntu yavuga ngo ni warning. Ni ukwirinda twese kugira amabanga kubo tubana, kubo twashakanye, ariko byose bikagendana no kubaho ubuzima bwo mu kuri, ubuzima bw'ukuri, ubuzima butaryarya, ubuzima buciye mu kuri, kuko nibwo umuntu yabasha kugaragariza buri muntu wese. Tukabana n'abantu dukundanye, twuzuzanya, twumvana, apana kubana ducengana, tubeshyana. Ntabwo urwo rugo ntiruba ruhari, ntabwo ruba rukomeye, ruba rwasenyuka isaha iyo yose. Dukomeze dutange ubujyanama, dukomeze twubake ingo zifite icyerekezo, zifite aho ziva, zifite n'aho zijya. Murakoze cyane.